Kamoso. 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 Karame boss wanjye. Naguhamagaye kabiri ntago wakita. Kabiri konyine. Ndenzo ni ya gatatu. Gatatu nyine nibyo byiza kugira ngo umuntu yumve neza. Ni byiza ko ariko kubasaza amajwi yacu bari maragenda. Nonse boss, yube ko bazimusigaye bahamagara abantu. Bashaka nitaba ubundi nitaba Imana. Boss nawe uhari. Nakubwiye boss wanyu mwitonde. Boss wawe nukumubwira ko nyine hari na nabyo. Byumvikanye. Ariko kanuna ngira ngo umusabe ujye kureba police. Yewe ukaba ugiye gusigura indishende. Ndagaruka ntabwo ntinda rega yarambwiye ko gushaka. Okay, ndagukata 10 nayo. Kubera iki? Ngiye kumureba none ngiye gusigana nkuri ibera ndasebuka. Se boss. Yesu ugiye gusiga indishye mande. Ngiye kuryama nawe ugiye gusiga indishye. Shaka njyamo umutima amaso ari hafi. Uzi kwira koperative itanga abakozi utigeze Nini rwa stroke zamvuza. Nyine ndi kukubaza uzi kwira koperative itanga abakozi utigeze uyishyura. Nyine ndashaka kugenda mvugane nawe. Iyi komisiyo yo bari bagiye kwishyuza nyigukurire. Nyimwe none warungiye kubikura. Ndanga nagukunda buriya nuko utabibona. Urukundo nagaparika. Kundi urukundo rwo mfite umugore. Oh my god. Rwana nagukunda ndumugabo koko. Iyo muri byo mumwe ravamo batinganye basomeshaka amafaranga. What? Anamuvamo da. Ubwo gere ndabireka police azaze kukwishyuza. Cyangwa ureke ngereye. Ibyo ngibyo ndaza kugurisha rwo kujya kubikora. Birumvikana. Ngo ngiye kuryama sima. Things say they why. Tati byiza rero boss. Sawa? Ubwo namukurenza anga rizirabavera ko bwica ntabara gutekereza ko ushobora gutekereza kabiri. Na kivano birabavera. Oya naho ngenda, oya naho ngera rwose. Sawa. Uhene neza. Uryame neza. Reka njye kureba police asha. Musinzira ngo ntangerayo. Yampaye. Naho mbwira nyine umumagari. Nkubwira iki? What? Nose umumagaye. Banza wumve nyine. Kamoso. Bimeze bite? What's in Billy's? Umeze fresh? Bana akazi naragatangiye undi. Urabizi neza ko ari fresh? Atari fresh. Urabihagazeho? Reka nkubwire ngo akazi naragatangiye. Ahubwo we mbwira iki umumagariye ndaje muri kono ko atari fresh. Ako kamo iyo umuntu yikora akakurangira akazi wamushenzuwe kumanya ko warangiza numwishyure ubutekereza ko nge nari nyobewe kugenda nkarangira abandi bantu b'inshuti zanjye. Twavuganye ko nzakwishyura nyuma y'amezi 3. Things say they why. Amezi 3 ndahije kuyakora wakakanya. Ayo mezi 3 se kuki utagiye unamaho n'injyaburo wamushenze. Nose ubwo ni kinyo ntaragezeho gatabanyirukana. Ubuza kwirukana gute kandi umaze gukora amezi 3. Cyangwa ugira ngo regisi ntujya tuvuga. Amezi 3 ntabwo ararangira. Kamoso kumanya ko nukomeza kunyinisha wa muhamba. Biza n'ibintu by'amahana. Je ahubwo ndanagucapa ubu. Hane n'iki kintu cyiza. Niba ari ibyo umbwire njye akazi nkareka n'ubundi asanzwe namba. Urakareka ariko wabanje kunyishyura faranga y'amezi 3 wakoreye yaraye. Yahese. Arayo wabonye sinakoreye. Reka tubwire. Wakoraga ubusa se? Nyine reka tubwizanye ukuri. Ariko kamuziko niyo bataba banaguhemba. Umuntu aguhaho kurara. Anaguha n'ibyo kuri saa 6 nimugoroba mu gitondo ukanywa igikoma mushenzi we wakagombye no kuba nge nakujyanye muri hotel none murazuza nikamubwira nge nagusabye akazi ntago nagusabye hotel ari tuzi muri kino gihugu kugira ngo umuntu agucumbikire anakugaburire usibye utuzi tw'amaboko ukora tworoheje kujya kuvoma kumesa no koza ibyombo hari ibindi bintu hari imbaraga zawe se sisa bamushaze singe wakurangiye kubora handi nawe ugenda uhakore none nanjye ariko rero rubanda ntago mujya mushima Things say they why. Abanyarwanda sinzi uko mwaba abanyarwanda wese kuri umurundi we wabaye ute ngende umunyarwanda ndakubye ko ndi umurundi kamo naga ariko waje utubwira Oh my god. naga ariko waje utubwira bigatuma nanjye nkugira imwe nkavuga utereka nkurangira akazi kuko wasanga ariyo mpamvu regisi ama amafaranga make amushenze umva rero wakirundi we nuzo niyo mikino nagucapa rero kwisa tugenze ibintu gake sibyo wereka amafaranga tubigenze gakeya rero biragendwa gakeya nawe gabanya umuvuduko rero reka ubwira ikintu kimwe kandi ari nacyo cy'ingenzi wamushenze muri kino gihugu amplisi Kigali ubona umuntu ugucumbikira akaguha n'ibyo kurya ujye unamushimira noneho rero kumushimira birenze nuguhereza umuntu wakurangiye injyabo kugira vava kirahana ariko se puisa ngira nakubwiye ko nagusabye akazi sinagusabye hotel iyo njaburo yawe rero we byibura byoroshye nko mu mezi 3 yandi gusa nge nzabanyaguha ndi mezi 3 bikaba 6 beranye uko se natekereza ko njyayo mezi 6 nzaba nicaye gutya tu byatekereza ko ariko uziko abakomisiyoneri mamumva tuzatungwa n'icyo wamushenze ariko akumira n'umusozi w'ifunze rero abakomisiyoneri bamaze aribo bahembwa abakomisiyoneri b'abakozi baje guhembwa gute ubwo se ngubwira wamushenze ikintu utanazi utekereza ko ira koperative nashinze yitwa kopa umukozi utekereza ko yaje gutyo kugira ngo bigende gutyo wigeze umura
koperative duteza imbere umukozi wo mu rugo wamushenzi we ubusereka mu gihe koperative yanjye urabizi neza muza abakozi nabashebuja wagize ukazunza n'iyo mikino ako tekereza nyine nyorohereza ayo mezi 3 ngize abangwaye amafaranga ayo mezi 3 ariko uko wagicucu wenda kwinjije muri koperative yanjye nta n'umusanzu utanze abandi bageze ku musanzu w'ibihumbi 7 none wowe uri murashaka kunyambura wowe oya ngaho nyirukana muri koperative basi bihurire ahubwo uretse na Regis nawe ndaje njye kumureba kuko nawe ubundi babigomba koperative yanjye duteze imbere umukozi umukozi agomba kunyishyura na shebuja akanyishyura gute se shebuja yakwishyura ko ari umushaka wamushanze wese nyine shebuja saba ashaka umukozi nawe ukaba ugiye gutanga serivisi urumva ati njye mbajyamo hagati wamushanze koperative yanjye nushaka uzatujye ku ruhande ariko shebuja wari guha amafaranga njye se uguransaba amafaranga njye mba nakoreye kamwereke iminsi turi kwa kangahe turi kwa kane wallahi do ejo nutamiriza amafaranga yanjye uretse iyo misatsi nzayipfura ejo akumugabo bamuzima ejo se ukwezi kwa 3 kwa 4 nari nkubwiye kuzakurangira ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi bite byashaka do ntadogo nako gapipika uragenzwe n'iki ese kuvugana utari utangiye unyita nabi ese nuri umukozi wahanga usubikuye urasa nkabo ntabwo ndiwe none undi boss ibyo birakureba ni uri boss ko ngenzi boss nje kureba hano umva yo nkubwire ntabwo uri bwinjira ngaha utaravugana ntabwo ndi bwinjira ngaha naravugana nawe ariko ngiye kuyinjira ndabaga nkubwire n'icyambere ndi kukuziza buriya ntabwo kizi ni iki uraza ugakomanga urugi nkuwenda kurushaho naruciye gutya nagize umva urongera gukoza izo mbata zawe zino cyane ndazikata gira wagakozi amenyera ntago ndyo wanjye ese ubundi wa muntu uragukubise yavuga ko jisho gusa ngo nkubita nabibwiye boss wawe boss wanjye wese ko nakubye ko ari nge boss kereka niba Regis atakiri boss wawe hari kero ubu ngubu ni nge boss yarapfuye se uramuzungura cyangwa waguze ibintu byiwe byose ntabwo bikureba ijyanye no kumbwira ikikuzanye menya niba ngukingurira cyangwa se ndagukingurira yego Regis wariyimutse se ese ninde ubivuze uri kujya kuvuga ngo Regis yarimutse ninde wari kubwira hanyuma ndabirose se usanga unabirose ahubwo mbwira rero ikikugenza ikigihonira mbere nahereye mvuga niwumvishe ko nshaka Regis ntawe uhari Oh my god. ngo winyirebeshwa gutyo untera ubwoba ntawe uhari njye twavuganye mbere yo kuza ambwira yuko ari mu nzu aryamye none si ibyo nkubwiye iyo umuntu aryamye ntabwo aba ahari ibyo se byanditse ni amategeko ya hano washyizeho se yashyizweho n'uwo wita boss rero wenyine yayihinduriye yambwiye mamusanga ubibwirwa n'iki se sawa reka muhamagare ubyiyumve umubaza iki ko yiryamiye ariko none se kuba aryamye nyine ko wanze ko ninjira kandi mukeneye umukeneye se bivuze kuza kumutesha umutwe ukabyutsa boss w'umuntu koko okay zamura ko urongera kunyitisha icyo kizina ngewe yaya ni so tubyoroshye genda umubwire yuko umushaka umushakira nyine nawe uhari ndavuze mubyutse ndamubyutsa gute se umubwire ko ari Ismail umushaka umushakira iki nyine ese birakureba wabimbweze sinjya kubimubwira ariko abayaya nimukivanga muri aferi za ndagutimbura ndagutikura nakubwiye abayaya n'abakobwa by'abana okay sawa noneho niba ushaka kunimbura ngaho nimbura buri muzima ngiye gituza birindwi biragiye mumemba njyewe mbuguhemba nuko uri boss wa boss wanjye yego nyine hanyuma se ukabutekereza ko ubundi narenje kumurebera rwose nawe waje wambaye nk'abati ingofero niyo bakiriho njye mutindi w'amahero Oh my god. ariko waje wambaye nkabo naje nambaye nkabo iyi ngofero z'amafaranga nayiguze amadolari 10 ibyo ntabwo nose byanditseho ukireba reba ingofero izi ikoraho ni zimwe za nyine reka izo njaba sibyo ari muri ujya witiranya igiki nitiranye sibyo nyine ngewe kugutandukanya n'umushumba byari byananiye izi ingofero n'iz'abashumba ahubwo we hari ikintu ujya witiranya kuba wafashe umwanya ukaganirizwa n'umubosi nkanjye ntabwo bikugira nawe boss ntabwo uri umubosi Think say they why? ntabwo ndi umubosi ariko ntari bi okay sawa niba nari umubosi turabireba ntari oya turabireba ese ugiye gukora iki nyine ugiye gukora iki ubitse telefone nyine tujye kumureba turabireba
tuje kumureba ari niba atakwirukana abantu imbwa zindi iki niba atakwirukana nuzuje kunyirikanisha ngaho hanyuma kuki uri kunsuzugura amahera usizirukane boss ukaza kugira uza kunyirikanisha njye ku kazi kanjye ko ntabwo ari wakamaye none kuki uri kunsuzugura uranzi ndagusuzugura se ko kunsuzugura uranze Oh my God. utubuye tw'iminsi twabaye dute wa mugabo nakubwiye ngo wiyubahe ahubwo wejya wubaha abakurusha amafaranga ariko boss uzi ko ijana ryanjye ruta agaciro miliyoni zawe zirenga 10 ziri kuri konti yawe zidafite icyo zimariye ubwo va muri ayo ngaho ugenda unyereke boss wawe cyangwa ubireke cyangende mwirukane nawe azahita gutumura turetse kwivumbura nk'imenshi boss nyine umuryango w'ubari inyuma tugenda ducari inyuma nyine muvugane sawa tugende imbere tugeze ese ko utagiye kunshorera basize nyagenda ni mwanya mubwire se boss wawe nyine kuva kandi uwo nguwo uri gukomanga ubu n'uwundi umeze nkawe uba we komanga ngaha ndaje araje tumuvuga nyarutsa nge se komanga ngaha mu oya we ngwina ahubwo asesha mwase twumwe kuza mukomanga komanga ku miryango y'abandi ese gukomanga ntabwo byemewe biremewe ariko ntabwo ari gukomanga nk'ugiye gukurura ninde urukuye hose ninde ukomanze wewe wakomanga gasa kuko wakura mu buryo urabona komaga gase ni iwanyu ni wacu nyina so ni wacu Oh my God. shati uve muri ayo ngayo ahubwo ngira ashaka boss wawe arahari ngaho nyumvi nawe se kandi afite ideni nakirwa gute se n'urukozi uhaye You akazi think say they white? nageze hariya yahamejeje amasaha hafi atatu ko amazanga amasaha ane zirimo mvuye ndi isura n'isuni gute utahindura isura ugeze mu nyuraho ngiye no kuri yose mu masegonda yiki gusa raporo y'akazi wigeze uyitanga Data. bosi mukuru natwirukana njye nawe biragenda bite ntabwo birakarira muri ubwo oya rwose rero ugerageza ukora akazi kawe neza nk'uko waje ugasaba by'akazi nakoze nawe ubundi naka watabanze gutanga ripoti ku gihe nubwo nari mpuze ariko ibyo nabyo muraza kubikurikira niba ko tuvuga utaratanga ripoti nicyo ndi kwibaza twe nafiti ahubwo ni gahunda dufitanye iyo gahunda mufitanye rero banza uyimbwire mbere yuko muhuza nawe nikubwira gute se wari boss wanga nyine njye nikukubwira mbere yo kukuza na boss wanjye iyo gahunda uramuze ukayimbwira shaka abanyamagambo shambwira hano boss wari aho umva utaza no gutukanira ngaho umuntu akaba gukubita unkubita se gute bakajya bakwirukana nose gahunda nyine uri ikuzanya nganiye gahunda mfitanye na boss ntabwo nyifitanye nawe iyihe niyo ndi gukubaza ariko nyikubwira gute wowe nkawe urayimbwira nk'umugabo muri uru rugo ntabwo byumvikana se umugabo se nawe nyine kino gipangu nyine ubizi gute se niba nawe nyine kino gipangu ahubwo niba bikunaniye kuvuga gahunda mufitanye mbona uzinga utubingana amabona usubira iyo wavuye ubu si igihe cyose umuntu yaramaze ariwo muntu wa mbere ushimwe muri aka kazi nanjye ntangarugero wakanya rwo mutangiye kubona ko nashobora akazi uretse kumbwira iby'uko usanzwe witwara neza ikosa ryose wakora mu kazi kacu urabizi ni ukwirukana buno n'utwawe kosha uramuza na boss wamubwira icy'ingenzi cyangwa yego ndabikora ntugira vuba rero ariko nanjye maze kubimbwira iki gikozi kiba kizima bandi rwose se wajyanye indero ndarasengera boss wawe niba ndi kukubwira rero niba utari boss wanjye zinga utubinga utazi shatuzi umva urongera gukora kuri urugi ndizo ntoki ndazica ndagucapa urashaka kurwana se urashaka kurwana nk'iki ko ndi umwana w'irusije nakubwiye ati intambara nyinshi wita ujye waje none se shaho nimba uri urusizi watuje ukanyereka boss wawe mubwira ikintu none se nyine abantu b'irusije bajya bakwereka ba boss babo njye nakubwiye ati niba uri igisambo se nabibwirwa n'iki niba utaje kumugirira nabi se rusizi muba mufunze mu mutwe nyine njye nikubwira ati wowe urashaka kugira nabi boss wawe icyo kijyanye rero njye kumurinda ubizi neza ko nje kumugira nabi se nose waza nyereka boss wawe umubazi ufitanye gahunda iyihe gahunda nyine ukwanga kumbwira wese ushinzwe kuyimenya nyine sindi umukozi wese ushinzwe gukora ibyo yagutegetse ntabwo ushinzwe ibyo kumenya ibyo no kumenya gahunda baje bamushaka icyo bamushakira shatuza reka kanivugishirize umva nakubwiye ariko urongera gukora kuri urugero bizira You think say they izo white? ngofero ndazi gutamika rero wa musore we ugiye kugenda biza kuburaza kubyirengera no mu kugenda sha ninga utabaza mu ntabara sha wabitekerejeho neza ariko watashye ko nabyanze ariko reka nigendere ugufite ibintu uza kuza gusobanura boss wawe arabwirwa n'iki se ko hageze Data. mbese umuntu umvaga amuvuga ko ajya kuzana amafaranga ubundi ariye none se arazana amafaranga raporo wayitanze nuko ibintu bizaba bimeze How many times would they tell gusa you? ubundi si we bari bunyuzeho amafaranga ninjye bari buyanyuzeho bivuga cyane kurya mirongo itanu ntabwo ari byatuma wumva na gutyo ntuke ngaho agerageza urebe ukuntu bikemura muhamagare umubaze aho ageze
Boss subyuka kanya se Umuboyi Supposed to we have this. nta muntu ugeze uza hano azanye amafaranga igihungu cyambara akagofero k'umupira k'umweru kuntu gusa kibaye igihugu utakizanye amafaranga nabonaga gisa na mayibobo boss gisubijeyo da ugira ubwenge You think say they wise? iruka ngo vuba uzane nyogokuru hano iruka mu masegonda y'umugaro none se akora iki genda umubwira garukanga sawa kubwira ngo ufite urugoryi ngo ni urukozi ndayibaza yirukanye n'umuntu wari uzanye amafaranga y'abandi turabigenza dute ariko nawe ntukanemeza ibintu boss ndamubuze Oh my God. isugo sumaye kwa mubuze biragenda gusa si ubyumva akazi nyine nawe urakabuze amubwira mubwira ahubwo urabeho Wetin be this? Jesus. ubwo nabareka mwana bivumbura isi birangiye twabura sa kandi kazahandi ntabwo umuntu yabura ukuntu abigenza Wumva uri muzima. impyiko za kamoso utaranywa inzoga nyinshi muzamama angahe